Hello guys, uraho neza. Uyu munsi ngiye kukwereka ahantu ushobora gukora video z'ubuntu zitaguteza used content cyangwa se zitaguteza copyright. Mwibutsa neza niba nyine uri umu content creator, kudownloadinga video ukwiye kuri Google cyangwa se ku ma TikTok. Nashaka ko mundangira ahantu mukorera kugira ngo nze ngure ibikoresho byamfasha gukora video zanjye neza. Yego, nurutse Rubavu nashakaga ko mwamfasha nkabona ibyo bikoresho. Umujyi kwa Makuza. Yego, kandi nshafata umumotari nimagera ndahita mbahamagara. Nahageze nyine mwene ndebe. Ndi hano kwa Makuza hateganye na parikingi waza ukambera. Yego, sawa kambere kuri moto magarara imbere ya parikingi. Sawa. Hello guys, uraho neza. Uyu munsi ngiye kukwereka ahantu ushobora gukora video z'ubuntu cyangwa se ahantu ushobora nyine kuba wakora video zitaguteza copyright cyangwa se zitaguteza used content. Uze kwitegereza neza akantu ku kandi naze kugira nyine akantu kari buze kuba kagucika. Uze kwitegereza neza, ngiye kukubwira ahantu hatanu wakora video z'ubuntu wakoresha muri content yawe zitaguteza copyright cyangwa se nyine ngo zibe zaguteza used content nk'igihe nyine ugiye ku applyinga monetize. Uze kwitegereza neza, nuza kumva wabimenye cyangwa se nuza kubona ubisobanukiwe, uze guca hasi muri comment umbwire nyine niba wabyumvishe cyangwa se niba wabikoze bigakunda. Dore ahantu hambere ushobora gukora video z'ubuntu ni uburyo bwo gukoresha ama AI. Aka kantu kumve neza cyane. Uburyo bwa mbere ugukoresha AI cyangwa se ukaba wakoresha ChatGPT. ChatGPT iki igufasha kubona amafoto meza cyangwa se fimbano yiri wakoresha zitaguteza copyright. Ubundi buryo ushobora kuba wakoresha nibwo ngiye kukwereka aka kanya. Ni uburyo bugera kuri butanu bworoshye cyane wabonamo video z'ubuntu wakoresha muri content yawe kandi rwose nyine nta kibazo na kimwe buguteye. Witegereze neza, uraza hano muri Google Chrome yawe. Witegereze uburyo bwa mbere ngiye kukwereka ushobora kuba wakora ama video cyangwa se amafoto y'ubuntu kandi rwose ataguteza ikibazo na gatoya. Uburyo bwa mbere bwitwa Pixabay. Pixabay uri kubibona, Pixabay. Urakanda ngo wanditse kuri Pixabay video. Ushobora kuba ushaka video cyangwa se ushaka amafoto, byose babiriho kuri Pixabay. Undakandaho witegereze neza akantu kandi. Hano hantu ugiye kukwereka wakoraho video z'ubuntu wakoresha muri content yawe zitaguteza copyright. Zino video ziba zemewe, ziba ziri free. Buri muntu wese, buri mu content wese creator aba yemerewe kuzikoresha. Noneho uraza ngo ku iyo link ya mbere ndetse Pixabay. Iyo link ya mbere ndi kukwereka uyikandeho. Numara kuyikandaho urabona hano batwinjije muri search video. Witegereze neza, search for video. Ubu ngiye gusacinga video nyine y'ubuntu ushobora kuba nakoresha. Witegereze neza akantu ku kandi nagire akantu kagucika. Ngiye gusacingamo wenda relationship cyangwa se love. Witegereze neza akantu ku kandi. Urabona ahangaha tugeze, niba uri kwitegereza neza, izi video zose bagiye kuduhereza ni ubuntu, ziba zemewe, ziba ziri free. Buri muntu wese aba yemerewe kuzikoresha nk'umu content creator. Ese wazifashisha ryari? Igihe wenda ugiye gukora video kugira ngo nyine ize kubigaragara neza, wenda uri gutanga nk'urugero cyangwa se uri kugira ngo nyine wenda ibintu uri kuvuga baze kubyumva neza. Rero niba uzi neza ko rwose uri umu content creator, Pixabay ni urubuga rwiza rwagufasha kubona ama video y'ubuntu wakoresha nyine kugira ngo video yawe izajye iba isa neza. Mwibutsa neza ko gukora video kuri Google biguteza copyright cyangwa se bikaba byaguteza used content. Twitegereze neza rero, ngiye kukwereka urundi rubuga rwa kabiri. Urwo rwa mbere rwitwa Pixabay, wakora amafoto cyangwa se ama video byose birashoboka. Urundi rubuga rero barwita Pixel. Hari Pixabay na Pixel, ushobora kubyandika ku gapapuro kugira ngo nyine utazabyibagirwa. Pixel babyandika gutya. Sori gato, Pixel. Right, usacinga. Mwibutsa neza yuko byose ubikora muri Google Chrome. Urareba iyo link ya mbere ngo free stock photos cyangwa se royalty free stock image. Rero urabona hano bari ngo copyright free.
ubivuze ngo rero zino video zose uzakora hano ziba zemewe neza cyane, buri muntu wese aba yemerewe kuzikoresha. Urabona hano nyine haba hariho amafoto, haba harimo amavideo, ushobora kuza nkanga wenda ugahindura. Urabona hano ku ruhande ahanga ni witegereza neza, iyo ukanze bahita bakwereka ngo photo or video, bivuze ngo iyo ushaka kudownloadingaho video uraza nyine ukaba wakandaho ngo kuri video, ariko ngiye ndashaka amafoto, reka nandike relationship, ibintu by'inkundo cyangwa se relationship. Witegereze neza rwose ahangaha, nyamuneka utazibeshya cyangwa se utazakora mistakes. Urabona basa nk'abansubije inyuma kuko bari bagushyiramo amatangazo. Reka nandikemo relationship urebe relationship. Ngiye gusacinga amafoto y'ibintu byo gukundana. Mwibutse neza ko runo rwitwa Pixel, urwa mbere rwitwaga Pixabay. Aha hose wakora amafoto cyangwa se amavideo y'ubuntu. Urabona yuko haba hariho amafoto menshi cyane rwose wakifashisha mu bikorwa byawe. Ushobora gusanga wenda wajyaga wibaza uti se nk'aba Rocky ari amafoto bayakura he, ese nyine wenda nk'aba Yvette Sandrine ayo mafoto bayakura ari amavideo bakoresha. Dore nahangaha bayakura kuri Pixel, ni urubuga rwa kabiri. Ngiye kwereka urwa gatatu, uze kubyandika nyamuneka niba nyine uri umu content creator ushaka kuzakora ibintu bizakugira umumaro kandi nyine bitazaguteza ibibazo. Izi mbuga zose ni ingenzi cyane nyine kuba uzizi. Urundi rwitwa Anasplash, urwitegereze neza, Anasplash. Urabona sinzi niba ndimo ndabisoma neza, icy'ingenzi ni uko ubimenya, icy'ingenzi ntabwo ari uko ndi kubisoma, sibyo? Anasplash, urwo rubuga rero narwo warukuraho amafoto y'ubuntu, ariko urungu ntabwo warukuraho video, ni amafoto gusa. Reka mbikwereke nyine ko haba harimo amafoto. Urabona iyo umaze kwinjiramo hano uzasacinga photos hariya hejuru relationship. Ndagenda nkwereka ku bintu by'inkunda, ariko wenda ushaka friends, ushaka ibindi bintu byose nyine biba birimo, biterwa nyine n'ikintu cyangwa se na point na topic ugiye kuvugaho. Urabona hano iyo kanzeho bahita bakwereka amafoto. Ngira ngo abantu benshi bakunda kubona tuno dufoto ba Yvette Sandrine bakunze kudukoresha, ndetse n'abandi bantu benshi nyine bagiye batandukanye. Utungutu rero n'ahandi badukura ni kuri zino mbuga. Utungutu tuba twemewe na copyright na reused content byaguteza. Urwa nyuma rero ari rwo rwa kane nirwo ngiye kukwereka. Urubuga rwa nyuma ngiye kukwereka urwitegereze neza cyane, rwitwa Free Pic Image. Izi mbuga zose nyamuneka zandike ahantu rwose uzajya uzisacinga. Noneho rero urabona ahangaha baduhaye ebyiri, urascrollinga uzi hasi urebe kano gafite logo iriho F mu bururu, F mu ibara ry'umweru niyo y'ubururu, iyo niyo bita Free Pic. Ushobora gukora nyine amafoto cyangwa se amapicture y'ubuntu wakoresha muri activity zawe yemewe. Aho niho wakora amafoto y'ubuntu yemewe, wakoresha mu buryo bwemewe kandi bwizewe. Noneho reka turebe hano relationship. Sajya nisatugira ibintu by'inkundo kuko ngiye niyo content nkora mu buzima bwanjye busanzwe. Uze kwitegereza neza ino video nuza kumva yagufashije, cyangwa se ukabona nyine wabimenye, ukabona ko nyine nkungu yakantu k'ubwenge, uze kumbwira ucasi muri comment. Cya kabiri uzokandike kuri ino video, subscribe ni ingenzi cyane, ubundi uze kumbaza ikindi kibazo cyose wifuza nyine yuko nazagusobanura, kubera yuko mfite skills rwose naguhereza zikazakugira umumaro nyine niba wifuza kuba umu content creator. Urabona hano rwose hari udufoto twiza cyane wakoresha muri content zawe, ariko hano icyitonderwa, ako gafoto ubona gasa nk'akariho uri kubona hano mu mpande hari udufoto tugiye turi utuntu tujya kumera nka ziriya ngofero z'abami. Utwo ngutwo ntabwo tuba twemewe. Ifoto yemewe ni iyi ngiyi itariho nyine akantu namba. Ngira ngo uri kubyitegereza rero. Urubuga rwa mbere nakubwiye rwitwa Pixabay, urwa kabiri rwitwa Pixel, urwa gatatu rwitwa Anasplash, urwa kane rwitwa Free Pictures. Urundi rubuga rwa nyuma nyine nk'akadeseri, urwitegereze neza. Urwo rubuga rwitwa ChatGPT. Urwo rubuga rwitwa ChatGPT. Uru niba utari uruzi ni rwo rubuga rwa mbere, niyo AI ya mbere ushobora gukora amafoto yose ushaka. Iyi ni AI igukorera amafoto yose ushaka. Ushobora kuzamo hano ukababwira ati ndifuza ko munkorera ifoto wenda imeze gutya na gutya na gutyo, byose nyine ibintu ushaka ko iyo foto ukabivuga, bahita nyine bayigira ibiki, bayigeneratinga neza cyane. Rero ndamye nashidikanya ino video yagufashije. Niba wumva yagufashije
kandi like, ubundi ukande subscribe, ubundi ntiwibagirwe kugenda utambwe hasi muri komenti ese ni ikihe kibazo kindi ujya wibaza. Noneho ubutaha nzababwira ahantu ushobora gukora sound track z'ubuntu. Ngira ngo ujya kunda kumva wenda nkaba aba Yvette Sandrina bakoresha udusound track inyuma muri background, ukumva harimo nka sound track nyine ukibaza utese karaga sound track ntabwo kamuteza copyright ese nake cyangwa ntabwo arake. Mwibutse neza yuko rwose abenshi nyine aba content benshi mu Rwanda ntabwo bakoresha sound track zabo nyine bikore cyangwa se bakreye, abenshi bakoresha izemewe z'ubuntu YouTube iba yaratanze. Rero niba wifuza nyine yuko naza bakora izo video nkabereka sound track z'ubuntu ahantu ushobora kuzikura, uze kumbwira uciye hasi muri comment. Wifuza ko tugana cyangwa se ko nkungura igitekerezo, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp yanjye ni